ni pepo kazarika ugendure ko umuntu abakumva se amatwi ari mu rupfu ntiyumva teza yumva aho guzuba umwanzi yaramudekaraye ntibamaranye n'amezi 2 kandi yamudekaranye n'abana biwe mwebwe musekeze kandi atari umugabo ndawe ngo yaramudekaranye amudekarana n'abana kugira ngo amwemeze ko amukunze mwe biteye ubwoba yagiriye yakubisemo 1 2 3 yamabaze ngo twibarigendera aravuga ngo mbe ku mukecuru nage mwahindutse visa abagabo ni mu batungire hano bacuruze protect nukuri kwaye ntaga rukubesha ibyo bintu biriho wowe menya karuko nguko bimeze afite abagore mu badekarare mwihushe mugire vuba vuba mudutabare mudekara abagore mu bajane n'abafite abagabo nabo mu badekarare mu bajane dutangira indi new generation y'aba diaspora iyi ngiyi tugisozi tuvuga nk'imyaka 5-6 abantu bari hano bose buriye bagiye kuko ubwo mukomeza kubatinza hano bari mu kutwangiriza noneho nitumara dutangire new generation iheraho kuri Mutoni urumva twame dushiraho amategeko abazayica twame tubata hanze so tuzana ibimenyetso n'amakuru yose ariko icicumba cyo tugiye kubikumaho umuriro twokemera gusebya ubwoko arebya nta rukundo rumurimo kuko ubundi ngiye numva ko urukundo rupfukira amakosa y'umuntu yari yose noneho ufata ya makosa ukavuga ati saya makosa araruta urukundo nari nkunzu no muntu ariko kubera ko nta rukundo rumurimo ajya afata ya makosa akaba ariyo heza umwanya munini nta muntu buri yakwisa utagira ikosa nta muziranenge ubaho ariko ikosa biriterwa nuko umuntu yarifashe aba bakobwa bari mu gutandukana n'abahungu ariko reka mbanze mvugeho gatoya umwanya gano wa hari abakobwa bashaka n'abahungu babi mubi koko mubi gute mubi atari crowd nawe kwisura kwisura umutima gantawe tuzatubona ari mubi kwisura akavuga ati kubera ko afite ifaranga zabaho neza muri Afrika akamfe kumujana ariko yamugeza hanze abibamba kama tiyibuke ko wa muhungu yamurengereje izuba nubwo ari mubi tiyibuke ko yamuhaye agaciro akamushaka akamugira mama w'umwana akamuhemukira muzamwibuka ko bari abantu bari hanze bakora ijoro n'amanywa agakora tugoye tuvunanye akanafata wenyine wabonye umusirikare anega nawe muri kampani kuriya wacu umusazi utoragura amashashi sinyora nije turiko tuganira ntago ari mwiza rero mwizaza abantu benshi nje nyavuze gakuru abantu bahemuka nk'uko imana ntizabababarira nukuri agahinda undi muntu abagendana kakagendana mu mutima akagenda n'undi muntu kubera agahinda ukamutera agahinda ukamukuraho aho mu mana hari abo bakugwa mu mana kavuga ati imana nakoreye iki gihe cyose iki kintu ni gute kimbayeho kwihangana bikamunanira ninka mwe ndi kugukorakoraho ndi tumwe nkama mvuga ngo ngako ko umuntu mu mana dutegereje kumva soso twirukanye mu makanisa aho yareka mvuge ku muntu hari umwana wa sister wanjye manyana kamvugeho manyana tacho yantwara n'umwana wanjye ubere nyina wabo neza gutya neza nukuri ko imana famille yanyu muzanyishuri neza manyana ntakintuzi manyana ni umwana wa sister turangana na manyana ariko se umugabo we ko muzi cyane nanjye kandi nari nyirabukwe ngamare uriya muhungu kurumva baramutunze muri Afrika bamutunganye n'abasheri biwe kuri yari afite ngo rukururana gutya kandi gari mwene wacu n'imsaza wanje turi mu kuvugaga je muri mugu tuzava n'imirara ko turi mu kuvuga umuntu umwe mukazana umurara wose muzima uriya ni msaza wanje n'umusekege mtavango no kwa muyomba wahanga wamase kwikoti ngamare uriya mungu muri Afrika uriya mugura mutunzira myaka yose sibyo yamwishuriye inzu amwishurira ibiryo uriya mungu akazi ke karako kurera intoki no guhamagara sheri akamubesha ngo ni baby kandi ari shosho uriya mukecuru amwohereje viza ibintu byose nyumye y'imyaka irenze 5 hayamutunga akamutungana nabi wabo yari ageze muri Amerika ntaramara n'umunsi umwe aramusize
muri Amerika nta barozi babayo nta bantu bagira ibiheko babayo ngo ube kumukubita igiheko gutya ahangaha gutya amasa ayamata ubwenge abidebire urebe kudago abantu bose bagiye mu nyungu usize abana usize abana bawe wabyaye wagiriye kubisi amezi 9 gutya urabikanira ngo urabasize umugabo wawe wakoranye isezerano mukiri ruguru ku masezerano ureka ngayo uramutaye umushasha ariya ya ruguru ga yaramase abagabo b'abandi bakubagana ngo bakubaganye urumva uriyaga nabo nirindi beauty hano hepfo bazasara ngo uramusasa ngo twamubonanye ni wewe watumye uramusasa bamubonana n'umugore w'abandi utaye umugabo n'abana usanze umuhungu kumutesha umutwe kubera nimba ari ifaranga yagiye gushaka kubera ko ataretse ngo umugabo ari ugenda gushaka umaze kugerayo urasenye yamaze kugerayo amakuru tuguha dufite yamabwira uriya mwana ngo nave Kigali muri ministeri ya Gisubizo waze kuva muri waze kurera umwana arabyara ashe kudara mu nkari ese agiye ko oya nakabazo k'amatsiko dusimugurira muryango cyo kukoroga abana oya wari ubivuge iki nakubwiye ngo uvuge yaragiye kurera yaramutumye se aje kurera abana cyangwa aje kurera amahono yanyu ko nduva ibitekerezo byanyu turacyari ku nyungu uriya yataye umuryango atabana agenda kubw'inyungu amaze kugenda kubw'inyungu asenya urugo rw'umwana iyo ni inyungu izo ni inyungu ebyiri iyo cyapita tumemariza tugwaye inyungu y'umukecuru twagwaye n'inyungu abahungu bari muri Afrika ngewe mbabwire abahungu bari muri Afrika muri mu gushaka utari kuvuga ko abayikimenya nandebe nanyitegereze neza ndikubumva nyitegereza neza ureke ukwica nitwe twavuze azo dushake baze duture ikintu kimwe kandi ikintu muzaza mumenyaho umuntu ntagakora ikosa ngo mutuke umuryango kandi kuranza asangaga ngo zaje muri babyara baje sikundi camubonyeme tawubona uzomukura Turkumva Sonia nkavuga koko wivanga witaye mu mata nk'isazi turkumva Sonia nukuri kwibana wo mwijuru nakaza nsenga ukuntu kutazaranje ariko ninka we tawe mbonye ko aje kumujana uzagenda wagana siwe ga munyamafuta umuntu umwe atagakora ikosa twimvire Sonia nawe turakugeraho mu aje kumujaro cange ikomereza rata reka nivugire rata yes reka ngusuhuza nkwifurize igitondo ciza we bukeye ndetse nawe bugorobye twifurize umugoroba mwiza bivanye naho uherereye turasuhuza abanyamasisi bumva ururimi tuvuga turasuhuza abarundi abanyarwanda abanyamurenge tubahaye mwese yambu tunabifuriza gukomeza kugubwa neza n'uburinzi bw'Uwiteka uyu munsi rero kuri Ineza Live TV nkabanagiriye amahirwe ndi hagati n'inkururimi ndi hagati y'abari babiri beza turahera hehe turahera ibumoso reka duhere ibumoso uravuga izina n'umurara nimba ushatswe yego hanyuma dukomeze gutamika abantu amavuta y'Imana batazakitiranya na bene bataza murakoze cyane kutwiyegereza hano banyita Uwase Sonia umusita ndumwishwa abagorora ntabwo nubatse ndi singomada abantu bari muri singomada mfite umwana w'umuhungu mwiza cyane ruguru mwabaga heso ibubembe umunyabubembe okay pasa mikoro iburyo bwanje yego twagiye iburyo anje nitwa Nyamwiza umukobwa w'abasegege abamwishwa abanyabyinshi tumusingomada ruguru mwabaga hehe nawe twabaga mu mibunda urabeshangwa ntago mbesha ariko mfite nk'amatsiko yo kuhabona ntuhaze ariko baramwe muri azabambaza ngo twabaga nze mvuga aho badatanye naho babaga ngo mvuge ngo niho twabaga none se siho ariko nibyo nje sinahabaye nubwo utarahabaye ababyeyi barahabaye Soni turakwakiriye kuri Ineza Live TV urakoze cyane ni bwa mbere uhaje gusa ndabakunda kandi ndabakurikirana natwe turagukunda kandi turakwishimiye cyane nugenda rero ntuzagaruke kugenda kuvuga ngo wambwena ntuzagaruke sisho hano bacu dukunda abagenda bakagaruka nzagaruka ubarizwa muhe muhana Kitengera wow niramwe turakwakiriye igikobwa cyiza soshiza
nashitse Hmm? nashitse ariko buno bugare uzukura hehe ntabwo ndinga nimwe muza mukomeza gukomeza ibyo bintu maje ntabwo ndingare ejo bundi nashize link ya kuri status umuntu yamavuga umuhoro ngo iri sasu ry'umugore ngo ndaritinya nuko baba bavuze ukuri ukabarya buriya ngo ukuri kuraryana ngo ni nk'urusenda mu maso uraryana cyane buriya nubumva umuntu arakubwiye ngo atinya undi nuko bazi ko Nta kintu icyo yamukoreye. yavuzeho cyose nta kintu yamukoreye ntaho baziranye cyane ariko icyo yaba yaraganiriye ikiganiro yaba yarakurikiranye hariho akantu aba yamukozeho ku mutima bavuga ati uyu nguyu nubwo agiye yankozeho ariko wowe uritonda ko biragaragara Soni yaritonda sha. mwiza Uri- nuko wasanga ntaragaragara cyane ariko nenda uriya nta ngare Mm. izigara hindiri Okay, noneho ingare zombi zahuye nta mahoro ya nta mahoro Yesu tugirayo nta mutima ariko ikintu mwita ubugare ni iki Ni igiti. kimwe muza kuvuga ijambo ubugare muzi icyo bivuze njye ntabwo nkizi cyane ahubwo Okay, mwakisobanura ngahe tubwire nyamwe ubugare ni iki abantu Kandi agiye benshi kugusobanurira. baza bita abantu ingare kubera ko atari ba pretenda abantu benshi batari ingare ni ba pretenda ni umuntu ukorera ikintu kikamubabaza akaba atakurika ko kimubabaje ni umuntu mu mwanya wo kurira Biyoberanye. yishimye yiyoberanyije ni abantu bameze nk'utuyo ku kuntu bizazi Ntibashyushye, ntibashyushye ntibanakonje. ntibakonje n'utuziyazi ariko ngewe mwiza ni nishima ndishimye utajua nikikasirika utajua so ubugari ububi bwacyo ni ubuhe ububi bw'ubugari ni iki nta bantu basigaye batinya basigaye banga kubwibwa ukuri ntabwo ari ubugari ntabwo ari ubugari nta ntabwo ukuri kukabarira ahubwo mwese muzaba ingare niko kwiza nimwanga ibintu mubyange nimunabyemera mubyemere nyamwe tutaratangira mumese kamwe ndabizi ko ufite abakunzi benshi ariko ndabafite tuguhaye akanya ubanza ugira abantu uramutsa ndaramutsa abantu bose bakoze subscribe ku Masimba TV show ndasuhuza abanyamakuru umuryango mugari wa Nairobi mwese utabanyemo n'umuntu n'uyu n'umwe buri muntu wese w'umunyamakuru uwabyigiye utarabyigiye ubikora buri kuri kamera ariko azi ko ari umunyamakuru w'umunyamurenge ndamusuhuje mubwira ngo ibikangisho imirindi y'imbeba ntibagire gute ntibakure muri gahunda zayo aha suhuje abanyamakuru bo mu gihugu cy'u Rwanda bose kandi ko ndumva amatwi yanjye ashaka kumva nko kuri Scovia ndashaka kumva hari nk'ikintu avuga ku bintu birimo birahapeninga nawe ndamusuje ndamwemera sana Mayiro ndamukunda cyane ntabwo ajya basha guca ibintu gutya oya ndasuza abanyamurenge bose aho baherereye mu isi aho umunyamurenge aherereye kuva ku munyamurenge uri ruguru kugeza uri mu Bushinwa uwahehe bose turabasuje ngo Imana ibagirire neza dusuje abantu bo kuri ino televiziyo twicayeho ngo mukomeze mufyondeho kugeza ngiye zuzurira hari abusuhuza nabo rwose bose n'abamusuhuje bose mwiza ariko reka nsuhuze nyahumure okay musuhuze siko nanjye namwibagiwe nyine gute wamwibagiwe we suje abantu bose bazakurikirana kino kiganiro abanzi n'abatanzi cyane ku muntu nzi cyane nkanje mutanga ahantu hose anje ndamukunda cyane nyamure ndamukunda cyane ni abavandimwe byimazeyo n'umuryango w'abanyabyinshi turawusuhuje suje umuryango w'abagorora nani wasuhuza kubera ni njyewe ntabwo ari sura tukomeza gusohoreza suje abavandimwe banjye aho baherereye hose abasita bose ku isi hose n'abagorora bose ku isi hose usuhuze basi ndasuhuza umuryango w'abongera bose aho baherereye ndasuhuza umuryango w'abanyabyinshi
ba Muyomba na ba Databukwe turabakunda yewe turabakunda cyane kandi tuza twifuza kuguma kubona munezerwa. Rero ndagira ngo ureke itiko. Turanasuhuza na Kibasumba by the way. Ange Turasuhuza Kibasumba Ange tumubwira ngo nubwo urwaye ntajoro ridahita. Turasuhuza na joro ridaca nandi ukaza kuvuga amafuta. introduction tuyikizemo turasuhuza na Fande Jennifer. turasuhuza na Muyoboke mu Rwanda na Muyoboke turamusuhuje. Turasuhuza n'undi mugabo witwa Muyoboke yabaye imfura mu bagabo bose bananiye kuvuga aravuga. Undi mugabo witwa ngo ni Hirwa Isano Media nawe turamushuhuje. Turasuhuza n'umuntu witwa BMC ko ndaramukanye n'abanyamakuru. Turasuhuza n'umuntu witwa Ngaga Postcard nawe turamushuhuje. Aho uri nimba twumva wawa turakuramukije. Uyu munsi rero muri abantu bakomeye mwembi. Timubyiyiziho muri abantu bakomeye mwembi. Abantu dusanga badakomeye. Ndi kuvuga ibihe nibyo bikomeza umuntu. Ibihe kandi ndashaka kugira ngo tugire ico tuvuga sibyo. Ntabwo mvuze ngo kubihe byanyu kubera ko ndabizi ko mukomeje turaziranye nawe. ushaka kuvuga iby'abandi batangiriye kubyaba. Yes. Ndagira ngo byibuza Sonia atubwire iviwe bukeye. Siko? Ibyanjye tubireke. nta kintu na kimwe. Ubishaka ninde nazafungura yanjye. Sawa. Sonia. Ndagira ngo tugire ico tuvuga kuri izi saga ziriho z'abasore bagezwa hanze cyangwa abakobwa bagahita bakora divorce. Ibyo bintu biriho kandi biraneze. Ku ruhande rwawe nyamwe we ntuvuge. Ufite icyo nkubaza. Ku ruhande rwawe ntawe kuvuza. Dushuje n'abantu babona udukosa mu biganiro dukora. Namwe turabasuje turabazirikanye. Bitwereka ko mudukurikira. Turabaramukisha. Ndagira ngo byibuza ugira ikintu byibuza ubivugaho kubera ko ico kintu kiraruzi kibona. Ibindi biriya biterwa n'iki? Ngiye ko mitekerezaho cyane kuko ubwenge bwanjye bubimwe kuko ndi umuntu mukuru nanjye ndakunda nigeze gukunda n'ubu ndacyakunda ariko ngiye cyo mpagararaho cyane niko mvuga ko nta rukundo ruba rurimo mbara ko ari inyungu. Hari igihe umuhungu yaba ari hanze agakunda umukobwa akamaja nko muri Gisubizo, reka mvuge nko muri Gisubizo ni umufano ntanze korari yari yo yose izwi akamareba wa mukobwa uzuririmba koko yarakamejeje ntazi ko umwana wandi yagiye kuririmba yari akubwira ngo ni impano afite Imana yamuhaye nawe akavuga ati kubera ko ndi hanze ndagikisha ariko nshatse uriya mwana kandi ganiriya gabicisho ko yabaye hotspot aho bahagarara bari hanze bakababona bakabaturanya maono ya Sonia ndio tunafuata urumva akamuvuga reka nshaka uriya mwana yes ni mwiza usanga n'umwana kubera ko azi ko ari hanze afite ubushobozi iwe nta bushobozi afite akamwemera umuhungu bwacakajana wa mwana w'umukobwa cyangwa ntanamujana agashwana ari hano muri Afrika kubera ko yarebye nta rukundo rumurimo kuko ubundi ngiye numva ko urukundo rupfukira amakosa y'umuntu yari yo yose noneho ufata ya makosa ukavuga ati saya makosa araruta urukundo nari nkunze no muntu ariko kubera ko nta rukundo rumurimo ajya afata ya makosa akaba ariyo heza umwanya munini nta muntu buriya ku isi utagira ikosa nta muziranenge ubaho ariko ikosa biriterwa n'uko umuntu yarifashe aba bakobwa bari mu gutandukana n'abahungu ariko reka mbanze mvugeho gatoya umwanya gano wawe hari abakobwa bashaka n'abahungu babi mubi koko mubi gute mubi atari crowd nawe kwisura kwisura umutima gantawe tuzatubona ari mubi kwisura akavuga ati kubera ko afite ifaranga zabaho neza muri Afrika akamfe kumuja ariko yamugeza hanze abibamba kamabaye tiyibuke ko wa muhungu yamurengereje izuba nubwo ari mubi tiyibuke ko yamuhaye agaciro akamushaka akamugira mama w'umwana akamuhemukira
muzamwibuka ko bari abantu bari hanze bakora ijoro n'amanywa agakora tugoye tuvunanye akanafata ni wenyine wabonye umusirikare anera na muri kampani akagenda umuhungu akagenda akaza yirirwa muri kampani icyuya agatunga iwabo n'umukobwa tuvuge reka ntange example kuri njye akanshaka agatunga iwacu agatunga iwabo uri kumva namara kamure yangeza hanze namubwira ngo ntabwo ari type yanjye noba ntaramukunze basi nagira umutima w'umuntu ariko ikintu gisigaye kiri mu bakobwa no mu bahungu ni inyungu byabaye ibyashara ese wowe wicuruza gute suko wicuruza gute ufite ubwenge ufite amaboko ufite amaguru nturi ikimuga wicuruza gute ahantu tutari muri mu Rwanda ngo ugomba kubona ngo akazi ngo kubera ukuntu ngo bijanye nuko wize ngo bijanye nuko wize si mu Rwanda hano akazi kose wogakora urukunyumva neza akazi kose wogakora ugatunga umuryango ukabaho neza ntukishire mu mwanya utarimo sinkabone mwiza ngo mwiza asa neza kene kuba nka mwiza sinzi aho mwiza yasitariye kugira ngo agere ahageze sinzi ibyo mwiza yahuye nabyo kugira ngo abe mwiza rero nawe wa mukobwa nawe wa muhungu ushaka undi muntu kubera inyungu z'ubu buzima turimo amahirwe Imana niyo mubwire ngo uri ipepo barenze n'amapepo ipepo bajya barisengera rigakira mwenye ariko umuntu kugira ngo mane ni icyaha mane abahungu bo hanze baba baraye bicaye mane biriwe mu bakecuru mu basazi abantu baruta ba nyina ba nyirakuru akaza akagutunga ukazavuga ngo bebe ngo wameze ifaranga zo kuja muri sare tubuza aho yaraye yanakubwira ngo tegereza nzigura izo faranga nta kibazo yaziguhaye gukunda ugezeyo umweretse aho atakagombye kureba umuteye agahinda kiteka nigeze kubona umuhungu se bamwitana n'imbara mwitana tumuvuge mu izina tumuvuge mu izina reka singiye kuvuga uriya mukecuru hari umukobwa bigeze gukura muri Afrika igihe bariko bagenda zira zapanya mugani wabo ngo zapanya uriya mukobwa yarambabaje mureke oya mujya mureka yasanze imirimo imwe y'ikanisa itameze nka neza mwiki mwabaye wari uhari mwe wowe komeza hata wivugire oya wari uhari njyewe uriya muhungu turaziranye niyo mpamvu uje kumuza wari uhari turaziranye mani aba yaribagije ibintu byose akicara basi akinicara n'umuryango mwe cyangwa rasera nubwo tuziranye naye yabayemo nk'umujura ngabuke imagine buriya ni ikintu Imana izatubaza uzahagarara Imana ikakubaza mu bujura bw'izaje jewe nari kwicara reka mvuge nka njyewe yongeye kuba njyewe nga akankishije zapanya mfite bene wacu hanze abo tuvukana aho batankishije akahankisha sibyo mwe uburiya ngo abantu ngo babereyeho twese sitworesha nuko nawe aba yaramushoye Mariya amafaranga ngana kuri yagombaga kuvuga ati nanjye reka nihanga kubera ko ibyiza musinze atari umusazi mani si umusazi ntari mu muhanda umuntu ntakwemera ni umuntu woje mu muhanda yasaze kuriya wacu umusazi utoragura amashashi sinyora nije turiko tuganira ntago ari mwiza rero mwizaza abantu benshi nje nyavuze gakuru abantu bahemuka nk'uko Imana ntizabababarira nukura agahinda undi muntu abagendana kakagendana mu mutima akagenda n'undi muntu kubera agahinda ukamutera agahinda ukamukuraho aho mu Mana hari abo bakugwa mu Mana kavuga ati Imana nakoreye iki gihe cyose iki kintu ni gute kimbayeho kwihangana bikamunanira ninka mwe ndi kugukorakoraho uduvaye tumwe nkama mvuga ngo dutegereje kumva soso twirukanye mu makanisa aho yareka mvuge ku muntu hari umwana wa sister wanjye Manyana kamvugeho Manyana tacho yantwara n'umwana wanjye bereye nyina wabo neza gutya neza nukuri ko Imana famille yanyu muzanyishuri neza Manyana ntakintuzi Manyana ni umwana wa sister turangana na Manyana ariko se umugabo we ko muzi cyane nanjye kandi nari nyirabukwe Manyana yarahemutse ndanyuzwe yarahemutse yahemutse umunsi arara koze ubukwe
ngewe naza kundeba azaza ndebe yakoze icyaha ngiye mpari yaraye yasambanye mpari asambana nani n'undi mugore mpari yaraye akoze ubukwe umugore wari hehe umugore yamusize mu nzu amubeshe kandi ngewe neza ziko ndi nyina wabo na Ispe nimukaza mwikorera abantu umukobwa nahura n'ibibazo ngo muze mumushireho ngo Ispe ngo manyana ngo yarahemutse ngo manyana yarasirimbye yasanze asirimba yamusanze muri gisubizo uriya muhungu amaziki hanze ajya atega imodoka ku muhanda ntagira imodoka asanga nkazaye ngo mushara w'abazehe ntagira imodoka kuva muri Afrika akajya hanze ariko bakaza baza kudusebereza abana umwana w'umukobwa nk'uriya ingumba imenya ingumba ngo umwana ngo taza byara yari kubyara nta mugabo kubera ko atamujanye ngo amenye ko atabyara je kumuvugira ndi nyina wabo nyina ntiyo aho nyina yokabaye ngewe uhabaye sibyo ndi nyina wabijana kwijana manyana n'umukobwa kimwe n'abandi ese nyina ndanyuzwe ngarutsa yabyaye angana gute so umukecuru mukuru ko kibyara yasize n'impinja umwana w'imyaka ingahe ngafaya kaza ni wavuze ngo mvuge ku bantu b'inyungu igihe umugore mukuru ataba urugo rwiwe kumva ko umukazana yebo nanjye Sonia mfite umwana narabyaye reka manyana utarabyara ukambwira ngo nije kugusigarira mu bana aho washakwaga n'uwo mugabo nari mari uwanje nawe yarebye ngende mu nkari z'abandi atazaye ntabwo bizaba muri repetition umwana wa mama umwana umwuzukuru wa mama ariho neza urebe abagore abantu bose bagiye mu nyungu usize abana usize abana yewe usize abana bawe wabyaye wagiriye kubise amezi 9 gutya urabikanira ngo urabasize umugabo wawe wakoranye isezerano mukiri ruguru ku masezerano ureka ngayo uramutaye umushasha ariya ya ruguru ga yaramase abagabo babandi bakubagana ngo bakubaganye urumva uriyaga nabo nirindi beauty hano hepfo bazasara ngo uramusasa ngo twamubonanye ni wewe watumye uramusasa bamubonana n'umugore w'abandi utaye umugabo n'abana usanze umuhungu kumutesha umutwe kubera nimba ari ifaranga yagiye gushaka kubera ko ataretse ngo umugabo ari ugenda gushaka umaze kugerayo urasenye yamaze kugerayo amakuru tuguha dufite yamabwira uriya mwana ngo nave Kigali muri ministeri ya gisubizo waze kuva muri waze kurera umwana arabyara asha kudara mu nkari ese agiye ko oya nakabazo k'amatsiko dusibuye umuryango uri kukoroga abana oya wari ubivuge iki nakubwiye ngo uvuge yaragiye kurera yaramutumye se aje kurera abana cyangwa aje kurera amahono yanyu oya ko nduva ibitekerezo byanyu turacyari ku nyungu uriya yataye umuryango atabana agenda kubw'inyungu amaze kugenda kubw'inyungu asenya urugo rw'umwana iyo ni inyungu izo ni inyungu ebyiri iyo cyapita tumemariza turwaye inyungu y'umukecuru twagwaye n'inyungu abahungu bari muri Afrika ngewe mbabwire abahungu bari muri Afrika muri mu gushaka abakobwa bakecuru nandebe nanyitegereze neza ndikubumva nyitegereza neza ureke ukwica nitwe twavuze azodushake baze duture ikintu kimwe kandi ikintu muzaza mumenyaho umuntu ntagakora ikosa ngo mutuke umuryango kandi kuranza asangaga ngo uzaje muri babyara bawe siko ndacamubonyeme tawubonye uzomukurahe turi kumva Sonia nkavuga koko wivanga wowe witaye mu mata nk'isazi turi kumva Sonia nukuri kwibana wo mwijuru nakaza nsenga ukuntu udazarabanje ariko ni ngo we tawe mbonye ko aje kumujana uzagenda wagana siwega munyamafuti umuntu umwe atagakora ikosa twimvire Sonia nawe turakugeraho muri aje kumujaro cange ikomereza rata reka nivugire rata reka namwiza abahungu bari hano muri Afrika bari gushaka abakobwa bari hanze mubashake mubakunze mureke inyungu bari mu kutujingisha bakaja gushaka abakecuru batabyara bageze muri wana shidagani nini nawasumbua akagusiga ufite umwana akaja gushaka w'abana bane uri muri onapo nakutari no uri muri menopause imana zitanga ku myaka 50 ukaje gushaka umuntu wakundutse ndi hano ndacyara agasore ndacyambara nkaberwa ndabyara mfite ibimenyetso bigaragaza ko mzara ndakora ndi mwiza mfite cano none mwiza we ese bavuze bataraguha umwanya niba umwana bavugiye turagoheza umwanya tukaja gushaka umukecuru wakundutse ni inyungu
ni rwa rukundo twakuyeho ruri mu gushaka abakecuru. banza ureke twumve Sonia iwe cyane ko ntegera ariko bivanze mu mata nk'isazi turi kumva Sonia. Rero abakobwa b'abakecuru tubabwireho bakuze b'abakecuru biyakire baza biyakira ko ari abakecuru bashaka abasaza bari hano. Hariho abasaza bafushije abagore bari mu kuja gushaka abana bato mwashatse babasaza mukabana ko ari go rugero rwayo niba bageza hanze bakabahemukira muzamureka kugenda hari kuri macana ngo muvuge nta kuntu ariko kurwara pressure uriya muzi ayigwaye gute ko ayigwaye yarazehetse wabo ukuntu yayigwaye uriya mukecuru amaze imyaka irenga 30 muri neje indira banza kigatwumva umuntu aramubwira ngo abahungu babayumbega bose bebenshi n'abana beza azotinya guhemuka ngamare uriya muhungu kurumva baramutunze muri Afrika bamutunganye n'abasheri biwe kuri yarafite ngo rukururana gutya kandi gari mwene wacu n'imsaza wanje turi mu kuvugaga je muri mugu tuzavane imirara ko turi mu kuvuga umuntu umwe mukazana umurara wose muzima uriya ni msaza wanje n'umusekege mtavango no kwa muyomba wahanga wamase kwikoti ngamare uriya mungu muri Afrika uriya mugura mutunzira ya myaka yose sibyo yamwishuriye inzu amwishurira ibiryo uriya mungu akazike karako kurera intoki no guhamagara sheri akamubesha ngo ni baby kandi ari shosho uriya mukecuru amwohereje viza ibintu byose nyumye y'imyaka irenze 5 haya mutunga akamutungana nabi wabo yari yageze muri Amerika ntaramara n'umunsi umwe aramusize muri Amerika ntabarozi babayo ntabantu bagiriye ko babayo ngube nkumukubita igiheko gutya ahangaha gutya amasa ayamata ubwenga bidebire wakuze amafaranga uramugura baramutayeho jewe uriya muhungu yarandakaje ngiye hanze tufite uburenganzira bwo kumusubiza muri Afrika ntabwo ufite nico kintu nyiro dafite icyo kibazo niba arico mwishingikirije nico kintu dafite ufite ari uburenganzira bwo kumuha divorce ariko subwa kumusubiza muri Afrika barabufite iyo babugira barabasuje bose tuba dufite hani batayo y'imbobo Yesu gita tuba dufite imbobo hano zose zirambobo zose hari imbobo bitamuhire narinje kuvuga indizina hari imbobo uriya mu akonfiteriste sukumana yakozwe abantu nka 20 nabangahe nyine mwe nje narinzi ko abantu bareka ubuhemu kankubwire nuko tuzatubamuka turakarira abantu bareka ubuhemu ugitekereza akazi umuntu arari joro akora bari abahungu bari abantu bari muri Amerika barira ibizeze abantu baririya birwa barwana n'abasazi abantu baririya baba mu bibazo baba muri cari n'udufaranga bakorera bareka inyungu ibaze ko ngiye umuntu mwambwa ati nimukajye muri akaratubimya amafaranga amabezo dukora hano atuma dusigara uko nguko nta kintu dufite niyo mpamvu bari mu kuza muri Afrika bagasamatika basubizayo urumva ariko warangiza ukuri kw'Imana ugahemuka umuntu akaguta amafaranga ngana kuriya yamara kugeza hanze ukamuhemukira untucece kufita akanwa nayo warabihowe ico kintu nico gukosorwa abantu bagende bareka ubuhemu nimba wamashije mesa kamwe ngo nakunze uno mugore w'imyaka 50 nukuri wimubwira gusa ngo nagukunze bitakurimo masha kama mbaya kama nzuri byanga ritandukaniro se rihari ku bakobwa imyaka 50 n'ab'imyaka 20 rirahari mwiza itandukaniro rihari ni rimwe ryonyine umwe bari muri menopause undakiza n'ukuri kw'Imana n'ibindi byose bisigaye gukaranga imboga no kurya n'ibindi byose gushaka umugore w'umuryango ubundi niki kintu ukwagura umuryango n'ukwagura umuryango ese noneho ko muri mu kubashaka n'ukwagura umuryango cyangwa n'ukwagura ifaranga no kugira ngo nyine umuntu mu mikoro no hameze neza umugore kankubwire ikintu kimwe utazi ntureba ngewe umuntu washatse umuntu mukuru ariko kubaha isezerano mwagiranye n'ukuri kw'Imana wo mwijuru biba bizera bikera ngo de uzi ko umuntu ushagura n'umuntu mukuru akagukunda akakubera imfura akakuruta udukobwa twose tw'utuyabayaba dufite udukobwa tw'udupepo dufite udukobwa tw'imico mibi dufite udukobwa tw'uturaya muhurira byiza nko mu kazi ntumure n'utwana gutya mu mihanda
uko kakanira ijoro kuko aragira gute ntago ibyo by'imyaka mu rukundo njye ntago mbikontaho cyane gusa nko ku muntu ukeneye kororoka kubyara nabyo ukwiye kubireba nanone ku muntu ubizi kutazarinda isezerano mwagiranye na mugenzi wawe ukabireka hakiri kare ukabireka hakiri kare ubwo ruhande twagumvishije abo bantu mugenda mwisubireho mureke kandi noneho gahubwa ikintu coba ciza bano bakecuru baba bashaka abana b'abasore timukaza mubajana vuba anjewe biriya bintu ukuntu nabibonye bazabaza kubasura muri Afrika bakagira bahere hano bakigena iwe nizamujani ntibakabadekarare kubera ko ikintu rikankubwira ukuntu ibintu bimeze mwahindutse visa igosha ntago nibana babeshe n'ababirimo babwire ngiye hari uwo nzi yaramamagaye mugirira ndabwa to muhungu mwene yacu ugiye gushaka ni kiroroge hano ndakubwiza ukuri yataye umugore i Burundi mu nkambi n'abana imyaka mike yabanye n'umugore wiwe niwe wananije umugore ndamuhereza namubwira story nyimuheraho kuri uzubana ntanga amakuru ku masimbi ni kuri telefone nuko ku bintu uri kumba byose nikiwe ibintu bifitiye ibihamya neza ntari kukubesha nzana amando kuvira hano wifi y'ibuntu tabona kwima amakuru ndamubwira ngo uriya mugabo ni ikirara yatanye umugore abana yagoye umugore bituma umugore aje no ku bandi bagabo kubera kubura ukwagira ngamare kuza ukuntu ibintu byari byaragenze mbese uriya mugabo wari ugiye kumushaka yaragiye atuma umugore aragenda ngagiye mu gisirikare umugore kwa kundi kunanirwa kwihangana bene ntabuze bamubesheje udufaranga two kugurira abana ibiryo n'ibiki mu cyaha afatirwamo aratwita ngikigabo kiviri ikiroroge Chama kiza gishingira kuri ico ngico umugore yamuciye inyuma yabyaye akanirwa kureba imyaka amaze ari kumwe n'umugore irenga 5 akashingira ngo umugore yagize gute yamuciye inyuma ngamare yamafata inzira na hehe no muri Kenya yewe yamayaka n'umugore abana biwe umugore avuga ati ngahumirwa nkagira gute ntakundi garika nihangane komezanye n'uyu nguyu nagize gute nabyaye nkagano yabatereta n'umudiaspora nawe wikindi kirara wananiye abantu ipepo iryo pepo rirampamagara ni pepo kazarika ugendure ko umuntu bakumva se amatwa ari mu rupfu ntiyumva aho guzuba umwanzi yaramudekaraye ntibamaranye n'amezi 2 kandi yamudekaranye n'abana biwe mwebwe musikeze kandi atari umugabo we ndawe ngo yaramudekaranye amudekarana n'abana kugira ngo amwemeze ko amukunze mwe biteye ubwoba yagiriye yakubisemo rimwe 2 3 yamabaze ngo twi warigendera aravuga ngo mbe ku mukecuru nage mwahindutse visa abagabo ni mu batungire hano bacuruze protector hari inkuru numvisheje bundi mu mwana wanyu ngo abagore ngo bafite inzu yibonaniro nka cacumba bagaza basengeramo itaruta yizi nse byanyabye hari inzu byanyabyira hari tubwira amakuru tuzokwerekana abayoboke bayo mu mistari yakuri tubwira amakuru yawe nutumara usenge dusoze abagore bafite abagabo hanze naga bafite abagore hanze cyakoraga nibo bazatugamana ko ari bo bafite ifaranga ariko ga nk'icyo cyumba gihuriweho n'abantu b'ingeri zose bagira groupe ga yabo niya mutono tarayijaho ngatubwire niwe ga mu banyamakuru guduhagarariye ufite umugabo hanze muri Amerika kandi umusiri ariko azomuha nyine azopima ngamare bakoze ga groupe ga y'abantu ga y'icumba cy'amasengero abana groupe tuyo kuganiriraho bamare gama bakoraga icumba cumbari ngo baza bakorera kuri temutebo nukuri kwaye ntaga rukubesha ibyo bintu biriho wowe menya karuko nguko bimeze abafite abagore mu badekarare mwihushe mugire vuba vuba mudutabare mudekara abagore mu bajane n'abafite abagabo nabo mu badekarare mu bajane dutangira indi new generation y'aba diaspora iyi ngiyi iki gihe tugisozi tuvuga nk'imyaka 5-6 abantu bari hano bose buriye bagiye kuko ubwo mukomeza kubatinza hano bari mu kutwangiriza noneho nitumara dutangire new generation iheraho kuri mutoni urumva twame dushiraho amategeko abazayica twame tubata hanze so tuzana ibimenyetso n'amakuru yose ariko ico cumba cyo tugiye kubwikumaho umuriro twokemera gusebya ubwoko
bwarisebeje n'ubusabye ubwoko si bo bonyine bari kwiseba ariko abayiniti nabo bazi gushaka nubwo nzopfaga sinzopfa jenyine abapasiteri banje nabo tuzojana kuriya bakivumbuye gute ukaba utazi kumenya oya bakivumbuye kubera uriya mugore hari ukuntu iriya rikode ntabwo ariyo niyo mani yari igisigiye kandi uyu mugore aravuze ngo uriya mugore ni umupfa oya ntabwo ari umupfakazi ari umupfakazi oya ntukabeshe yaravuze ngo yatandukanye n'umugabo umugabo yaranyaze n'ubundi ntaco ndamira none se ahantu uriya mugore n'ahantu ahuriye na kiriya cyumba uriya mugore n'ahantu ahuriye na kiriya cyumba kwa kuriya mugore umugabo wese umudiyespora kiriya cyuma ni cy'abantu bafite abagabo hanze nawe kirimwe mani yaravuze ngo kuranyangisha runaka ahubwo we yakoraga imibonano akajana abashuti biwe nabo bagahezaho nibo bambere mwebwe twaje mu mahanga muze ngo ugaheza bari mu kuvuga ngo uzampezeho ubundi abanyamurenge ngo wazampaye ngo uzambaye uzampezeho ariko none abashuti be yarabatanze bahezaho uwabo kandi kubwumvikane ngamare atangira kuza muca inyuma wakanga kuko amuhezaho agenda gakomeza kandi urumva ariko none bamugehezaga ifaranga zikaboneka akora mu pastor ni Baritazari niwe wa mbere aho kandi ngo kugira uko yagasegenda nko kwa gatandatu ari bubona amavuta yo kucumwe akabanza agashahirwa akashaka pastor ko mufite ibibazo nuko dusoza ikiganiro reka dusoze ariko ndahomye ico kintu bazabaka ngo bazobahezeho kitapimaga habe ni abantu muri comment muzotubwira aba yanagisize n'umunsi agifite abaje kugishaka yasize se abasize igifunguzo icyo bagarira gufura bagiye gufungura yarifunguje ni wiwe ko ngiye ufungura yeme no muri hangane uyu munsi twawe abasazi bose bahuye ngo ryanze ntijyopfa kuremuka reka dushimira abantu dushimiye mwebwe mwabanye natwe kuva ikiganiro twagitangira kugera tugisoje nari kumwe na Soso nari kumwe na Masimba mwakoze cyane kubana natwe babwire ko nza mbasere ndi ku Masimba gusa ndi hose ndari bure yego barakubuza baza kukumenya bure rero bakunze bacu mukomeze mukore subscribe ku Masimba ndetse no kuri Neza Live TV mukomeze mubana natwe ndetse no kuri Mutoni Official mukomeze mu supporting mukomeze mubana natwe turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye